umwambaro turimo twiga wo kwambara umwami Yesu ntabwo ari umwambaro usumbanya abantu, ntabwo ari umwambaro ugira uwicara inyuma n'uwicara imbere. Imbere y'Imana ni umwambaro twese tureshya, dufite agaciro karesha imbere y'Imana, twese Imana itureba kimwe. Iyo dukijijwe ntabwo tureka guhura n'intambara, nta nubwo tureka guhura n'ibibazo, ahubwo duhura nabyo. Kandi rimwe na rimwe, nta nubwo rimwe na rimwe, akenshi ni ibibazo dusangiye n'abadakijijwe. Ibintu bitatu: cya mbere tugomba gusaba Imana ubwenge, icya kabiri tugomba kuyisaba imbaraga, icya gatatu tugomba kuyisaba ubushizi bw'amanga. Uvuga ngo twebwe nk'abantu mu maso ya kimuntu, haleluya, mu maso ya kimuntu dukangwa n'ibigaragara, tugatanga icyubahiro dukurikije ibigaragara. Muzi impamvu rimwe na rimwe turyoherwa n'ibiganiro bibi runaka, nuko ikiri muri uriya muntu gifite cyene wabo muri wowe, ariko iyo kidasanze cyene wabo muri wowe ntabwo wagirana amasaha abiri mu biganiro. Birirepusa, biratandukana, birabastinga kugira ngo ibiganiro bibi birangire. Nuko kwambara umwami Yesu, nubwo mubona bigoranye, nubwo mubona bisa nkaho bidutugirije, ariko igihe cy'imikorere y'umwijima kirenda kurangira kuko Kristo yenda kugaruka. Haleluya. Reka mbanze mbasuhuze, muraho neza mwese. Mbifurije amahoro y'Imana no kubaho kw'Imana. Ikindi nongeye kwishimira kubana namwe nyuma y'igihe kitari kigufi cyane, tutabonana amaso ku yandi, ariko twongeye kubonana. Amen. Uriya ngenda mbakurikira online wa mugani nkuko Bishop yabivuze, kandi ntabwo nabibagirwa. Ya mu matorero mfite inshuti no mu bayobozi b'amatorero mfite inshuti, Bishop Edouard arimo. Reka nanone mbonereho umwanya wo kumushimira kuko anyemereye uyu mwanya. Mwakoze cyane Bishop, Imana ibahumugisha cyane. Amazina yanjye nitwa Rwamfizi Dominique, sengera Kicukiro muri Nazareni, kandi nkora umurimo w'Imana hirya no hino, cyane cyane wo kwigisha no guhugura. Reka dusangire ijambo ry'Imana rero dusanga mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Abaroma igice cyaho cya 13 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 14. Muhagere hanyuma dusangire nsoma namwe muriho murakurikira. Abaroma 13:11 kugeza 14. Bibiliya iravuga ngo nuko mujye mugenza mutyo kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizereye. Ijoro rirakuze burenda gucya. Nuko twiyambura imirimo y'umwijima, twambara intwaro z'umucyo. Tugendane ingeso nziza nk'abagenda mu mucyo, tutagira ibiganiro bibi, tudasinda, tudasambana, tudakora iby'isoni nke, tudatongana, kandi tutagira ishyari. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhurwahe imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Amen. Namwe niko havuga basomye? Niko havuga? Isomo tugiye kwiga turarisanga ku murongo wa 14. Aha ku murongo wa 14 havuga ngo ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimuhe urwaha imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Isomo riravuga ngo kwambara umwami Yesu. Amen. Kwambara umwami Yesu. Noneho turi burebe kwambara umwami Yesu bivuga iki. Hanyuma ni ryari umuntu yambara umwami Yesu? Ese kumwambara byashoboka? Ni gute tumwambara ubundi bwo? Ibibazo ko ari bitatu turabisubiza mu isomo ryacu. Kwambara umwami Yesu. Ndi buganire namwe rero nk'abantu bakijijwe nk'abakristo, bazi Kristo, baza agakiza, bakiriye umwuka wera, babatijwe, bafite impano z'Imana, bafite impano z'umwuka wera, bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo.
ntabwo ndi buganire namwe nk'abantu batarakizwa ahubwo ndaganira namwe nk'abantu bakijijwe. Amen. Andi haleluya. Kuko iri ni isomo n'ubundi rireba abantu bakijijwe, ntabwo ari isomo rireba batarakizwa, ahubwo ni isomo rireba abantu bakijijwe. Ndagerageza no kureba iyi mirongo ko ari ine twasomye, ngerageze gusobanura no gusesengura mu magambo avugwamo. Haleluya. Kugira ngo tubyumve neza rero, reka tubanze turebe abandikiwe bari bantu ki. Abandikiwe bari bande? Abandikiwe bari abakristo b'i Roma, nk'uko twavuga abakristo ba Kigali, nk'uko twavuga ba Muhanga, nk'uko twavuga Wakambara, nk'uko twavuga ba Nairobi. Ntabwo bari batarakizwa, ahubwo bari barakijijwe. Amen. Bari barakijijwe, bari bazi Kristo, bari baremeye gukurikira Kristo, bari barabatijwe mu mazi menshi, bari barabatijwe mu Mwuka Wera, bari bafite impano z'Imana, bakoraga imirimo y'Imana nk'uko tuyikora. Ariko Pawulo abandikira kugira ngo abagire inama. Inama yabagiraga yari inama yo kugira ngo bamenye uburyo bagomba kwitwara bakurikije urwego bagiyemo. Ndikumvikana? Bamenye uburyo bagomba kwitwara bakurikije abo babaye bo, bakurikije icyo babaye cyo, bakurikije urwego barimo nk'abakirisitu. Ndibuze kubisobanura ntange ingero. Haleluya. Icya kabiri, yabandikiye kugira ngo bamenye uburyo bahagarara muri challenge, mu ntambara, mu bibahinyuza bahura nabyo mu buzima bwa misi yose. Kuko nimwumve neza, iyo dukijijwe ntabwo tureka guhura n'intambara, nta nubwo tureka guhura n'ibibazo, ahubwo duhura nabyo. Kandi rimwe na rimwe, nta nubwo rimwe na rimwe, akenshi ni ibibazo dusangiye n'abadakijijwe. We turabisa uzi impamvu nuko tucyambaye umubiri twese. Haleluya. Ariko rasine ndimo numva baririmba mu gitondo, abaririmbyi iriya ndirimbo ivuga ngo aramubwira ati haguruka. Très bien. Uhise uvuga ikintu nashakaga. C'est pratiquement impossible gusiga ibibazo. Kuko ibibazo ni igice cy'ubuzima bwo kuyisi. Iyo umuntu akiri umwana mu bukirisitu ajya asenga ngo Imana ikureho ibibazo, ntabwo bizavaho. N'ubwana cyane ntibyavo, bivuyeho turi mu isi twaba tugeze mu ijuru, ntabwo twaba tukigiye mu ijuru. Rero kuririmba rero mugasimbuka mukavuga ngo siga ibibazo byawe, akasa très bien, murakoze kuririmba, Imana ibaho umugisha, ariko muri kuririmba ikintu kiri impossible, ngindu kidashoboka. Ushobora kuba ufite icy'inzara n'ikihava uragira icyo kwambara ubusa, icyo kwambara ubusa n'igikurwaho uragira icyasikurufize, icyasikurufize n'ikivaho harazaho icy'ubukode, icy'ubukode n'ikizaho haraza icy'imodoka yagonze, icy'imodoka yagonze n'ikivaho haraza icy'umusoro, icy'umusoro n'ikivaho harazaho icy'uburwayi. None ibibazo wabisize? Ni gute wasiga ibibazo wambaye umubiri? Ni nko kuvuga ngo ugiye kureka inzara kandi ugifite inda yo kurya. Bibakuye mu mwuka. Haleluya. Rimwe na rimwe nimuzajya muririmba, mujye mumenye n'ibyo muririmba, muve mu marangamutima, ahubwo muririmba ukuri kw'ijambo ry'Imana. Uri kutubwira ngo dusimbuke, ngo simbuka, ngo sige ibibazo byawe wigendere. Nkeretse ahubwo uvuze ngo dusimbuke dupfe birangire, ubwo turaba dutandukanye n'ibibazo. Mais as long as we live, igihe cyose tugihumeka turi abakandida b'ibibazo. Haleluya kandi. Ahubwo dore ikintu tugomba gukora,
ibintu bitatu. Cya mbere tugomba gusaba Imana ubwenge, icya kabiri tugomba kuyisaba imbaraga, icya gatatu tugomba kuyisaba ubushizi bw'amanga. Ariko kugenda ukajya kizabonwa ngo ugiye gusenga ngo Imana ikureho ibibazo, uraba ukiri ku musozi wumva ari salama, numanuka nujya ugera hasi uratangira guhura nabyo. Impamvu nuko wambaye umubiri. Subire mu byo navuze, ibintu bitatu tugomba gusaba. Icya mbere ni ubwenge, kuko ubwenge buguha kumenya uko wifata mu bihe bitandukanye. Icya kabiri ni imbaraga, imbaraga ziguha kurwana. Icya gatatu ni ubushizi bw'amanga, ubushizi bw'amanga buguha guhangara. Nuvuga ngo ikibazo cyaza ntugice ku ruhande ukakibwira ngo ngwino duhoberane, ngwino tugwananemo. Nikize kuko Bibiliya iravuga ngo si njye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri njye. Ubwo icyo gihe iyo uhanganye ibibazo ntabwo ari wowe ugihangara, ahubwo Kristo ukurimo niwe uhangara ikibazo. Semeni amina. Pawulo abandikira rero ababwira kwambara umwami Yesu, kuko bari bacyambaye umubiri upfa kugira ngo Kristo ahinduke umwenda utandukanye mu bihe bitandukanye. Amina. Arababwira ngo no, mufite intambara, mufite ibibazo, mufite ibibahinyuza, mufite imyambi baraswa, ariko kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani mugomba kwambara umwami Yesu. Amen. Ni ryari twambara umwami Yesu? Umwami Yesu tumwambara igihe dukijijwe tukinjira mu gakiza, tuba twambaye umwambaro wa Yesu Kristo. Kandi uyu ni umwambaro twambara iminsi yose. Ntabwo ari umwambaro twambara tugiye mu birori, ntabwo ari umwambaro twambara tugiye gusenga, ntabwo ari umwambaro twambara twarimbye, ahubwo ni umwambaro twambara igihe icyo ari cyo cyose. Igihe twishimye turawambara tukaberwa, igihe tubabaye turawambara agahinda kagashira, igihe twakomeretse turawambara igisebe kigakira, igihe tuguwe nabi turawambara tukagubwa neza, igihe twumva ducitse intege turawambara tugasubizwa mu imbaraga. Ni umwambaro twambara igihe icyo ari cyo cyose n'ahariho hose. Kubera iki? Imyambaro twambara hanze aha ni imyambaro itandukanye. Abazi kwambara bazi no kujyanisha, akambara inkweto n'ipantaro, ishati, karavate, ikoti n'ibindi byose bikajyana, n'udukapu bikajyana. Bamureba bakavuga ni umunyamujyi yajyanishije. C'est très bien, you are right. Kandi imyambaro twambara hano ifite ibiciro bitandukanye. Harugurira bunaka, harugurira ibunaka, hariyo dutumiza Turki, hariyo dutumiza hanze ya wambara babizi yareba bamureba wambaye akavuga ngo uriya mwenda ntimubone kuri urahenze. N'abagahita dukanga karemera cyane ngo yambaye umwenda uhenze. Afite ukuri nimumutera ibuye mu buzima turimo bwa hano. Afite ukuri kuko nimba yaraguze ikoti ry'ibihumbi 5 by'amadolari, ntabwo yaba ari cyo kimwe n'ingiye yaguze na komete. Ari umugabo w'inshuti yanjye dusengana, yari yambaye ikote bushize ndamaze ndi ikote ryawe ni ryiza cyane. Uzi icyo yansubije ngo ryavuye hanze. Yavuye hanze. Ntabwo yambwiye nabi, komprene mubyumve neza, ariko yarambwiye ko rihenze. Ntugire ngo none naritoraguye hangaha mu mujyi wa Rwanda. Oya, ryavuye hanze atansiye. Afite ukuri kandi n'ibyo nyine yarikuye hanze, ariko ritandukanye nuko kwambara Yesu Kristo. Yesu Kristo ndakumva. Haleluya. Umwambaro witwa Yesu Kristo ni umwambaro udasumbanya abantu.
ni umwambaro ureshya ku bantu bose. Umwambaye wese afite agaciro kangana imbere y'Imana. Ariko imyenda twambara hano ni imyenda isumbanya abantu. Haleluya. Kambaho urugero gatoya. Bigeze bantumira ahantu mu mahugurwa. Ndagenda njyayo nambaye byoroheje, nambara ishati zimwe zikase neza umuntu atapfa gutebeza. Bisanzwe icyo bita kuregeza. Ndagenda njya mu mahugurwa rero mfite invitation. Abicazaga ahita banyicaza inyuma hariya. Ndatuza turiga birarangira. Ndataha. Amahugurwa y'iminsi 3. Bukeye bwaho isuti nikubitamo. Koti ndikubitamo neza na karavati. Hanyuma ndatambuka n'ubundi nza muri amahugurwa. Ariko turi kumwe ra? Nza muri? Maze si Dominique wari ugiye? Uwejo hashize ntiyari Dominique? Uzi icyo bakoze? Banyicaje ku ntebe ya 3 hano. Bahise banyakira byihuse. Protokole nyinshi, protokole nziza, keya nyinshi, bahita bazana imbere. Havana isomo. Abo bantu ngiye nta nubwo nabaciriye urubanza, oya, ahubwo nahavanye isomo. Uvuga ngo twebwe nk'abantu mu maso ya kimuntu. Haleluya. Amen. Mu maso ya kimuntu dukangwa n'ibigaragara. Tugatanga icyubahiro dukurikije ibigaragara. Tugatanga icyubahiro dukurikije uko tuzi umuntu n'urwego tumuzimo. C'est très bien kandi niko bigomba kumera, niyo system y'isi. Ariko umwambaro turimo twiga wo kwambara umwami Yesu ntabwo ari umwambaro usumbanya abantu. Ntabwo ari umwambaro ugira uwicara inyuma n'uwicara imbere. Imbere y'Imana ni umwambaro twese tureshya, dufite agaciro karesha imbere y'Imana. Twese Imana itureba kimwe, tugahisha Imana icyubahiro. Ikindi kibazo navuze ngo tuwambara ryari. Ntabwo tuwambara tugiye gusenga, ntabwo tuwambara tugiye mu bukwe, ahubwo ni umwambaro twambara iminsi yose. Ni umwambaro twambara igihe cyose cyose, n'igihe turyamye dusinziriye. Umwambaro wa Kristo tuba tuwambaye. Niyo mpamvu impanda nivuga dusinziriye tuzabyuka tukagenda. Ubundi muzi impamvu rimwe twambara. Ubu akenshi ntabwo twambara kubera imbeho cyangwa ikindi. Twambara kugira ngo duhishe ubwambure. Koko niba ushaka kubimenya uzajye muri Sudani y'Amajyepfo cyangwa uzajye muri Kenya ahantu bita Turkana. Haba ubushyuhe burenze urugero. Ariko ndi kumwe namwe ha? Turi kumwe? Iyo bivuze ngo mujye mugenza mutya, abakweretse uburyo bwo kubishyira mu bikorwa. Ariko iyo bivuze ngo mubigenze mutyo, abavuze ikijyanye n'imyitwarire. Mu yandi magambo bavuze ngo ujye witwara utya, ujye uvuga utya, ujye ubana utya. Ni ibijyanye n'imyitwarire, ni ibijyanye n'imitekerereze. Niyo mpamvu yamubwiye ngo nuko mujye mugenza mutyo. Iyi mutyo iravuga iki? Reba haruguru. Tugende ku murongo wa 8. Reba umurongo wa 8. Musubire ku murongo wa 8. Sura ku murongo wa 8 mwahageze. Bibiliya iravuga ngo ntimukagire umwenda wose keretse uwo gukundana. Kuko ukunda undi abashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. 10. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ariko rusohoza amategeko. None nimwumve rero, nyuma yuko Paulo aberetse ibi bintu ibivuze haruguru, yarababwiye ngo mujye mugenza mutyo. Mu yandi magambo, mujye mwitwara binyuranye n'ibi ngibi Bibiliya yadusabye. Reka mbivuge bikuye hano. Ntimukice kuko si ibyanyu, kuko mwambaye Yesu Kristo. Ntimukifuze kuko mwambaye Yesu Kristo. Nababwiye ngo mujye mugenza mutyo, mujye mwitwara nk'uko mbibabwiye bibiri haruguru. Ndikumvikana ra?
ndikumvikana okay noneho tugere kuri wa murongo rero wa 13 kuko muzi iki gihe cyo gukanguka gisohoye rwose kandi agakiza karatwegereye kuruta igihe twegereye agakiza karatwegereye ntabwo ari agakiza karatwegereje agakiza karatwegereye agakiza karatwegereye kampere kuri iri jambo igihe cyo gukanguka gisohoye rwose gukanguka avuga ntabwo ari ugukanguka ko mu bitotsi nta nubwo ari ugukanguka ko ububyutse ahubwo ni ugukanguka kw'ibitekerezo bikemera ku mu yandi magambo aravuga ngo mwemere kugendera mu mucyo w'agakiza mwakiriye niko gukanguka kuko muzi yuko igihe cyo gukanguka gisohoye dore agakiza karatwegereye kuruta igihe twizereye agakiza yavuze katwegereye n'agakiza ko kugaruka kwa Yesu Kristo mu yandi magambo yarababwiye ngo kuko Kristo yenda kugaruka nimutandukane n'ibyavuzwe haruguru kuko nagaruka nimugumize gukora ibyavuzwe haruguru azasanga mwambaye ubusa kandi asanga mwambaye ubusa ntabwo azabatwara ariko kugira ngo muzajyane nawe nuko mugomba kwiyambura biriya mukambara Yesu Kristo ndaje mbigereho haleluya ariko ari haleluya agakiza karatwegereye kuruta igihe twizere 12 ijoro rirakuze burenda gucya iri joro avuga ni ijambo rivuga ngo igihe kibi cy'imikorere y'umwijima irenda kurangira nubwo mubona bigoranye nubwo mubona bisa nkaho bidutugirije ariko igihe cy'imikorere y'umwijima kirenda kurangira kuko Kristo yenda kugaruka kandi nagaruka byose azabirangiza nagaruka byose azabihindura nagaruka byose azabikuraho na nubu arakora na nubu ariho arakora reka mbizane no muri iki gihe haleluya iyo urebye muri iki gihe wagira ngo none ngo imikorere y'ubwami bw'Imana ntihari ntabwo ari byo irahari ahubwo imikorere y'umwijima irasakuza cyane hera ku masocial media n'ibindi bivugwa ariko buriya niryo joro yavuze ngo ijoro rirakuze mu yandi magambo imikorere y'ubwami bw'umwijima irenda kurangira muhumure imikorere y'ubwami bw'umwijima irenda kurangira Kristo nagaruka azabirangiza byose arababwira ngo ijoro rirakuze burenda gucya mvano n'ikintu cyiza nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambara intwaro z'umucyo haje ibintu bibiri kwiyambura no kwambara kuki tugomba kwambara kugira ngo tutazasangwa twambaye ubusa kuki tugomba kwambura no kugira ngo twambare umwenda ukwiriye Kristo nagaruka azajyane nawe twiyambura imirimo y'iki y'umwijima iyi mirimo y'umwijima ni iki imirimo y'umwijima ni ibitekerezo bibi n'ingeso mbi umuntu ahisha muri we kambegere gatoya haleluya imirimo y'umwijima ni ibitekerezo bibi n'ingeso mbi umuntu ahisha muri we umuntu ahisha kuko bene izi ngeso n'ibitekerezo bibi umuntu ahisha muri we ashobora kubiririmbana par exemple ashobora kubibwirizana ashobora kubihanurana ashobora kubiyoborana ariko yigira hirya gatoya za ngeso zigahita zizamura ihembe agakora ibyo tutatekereza nicyo gihe twibaza ngo niwe wabikoze ntabwo ari we wabikoze uzi impamvu nuko muri we harimo imirimo y'umwijima mu yandi magambo umwijima uracyakorera muri we amen umuntu akaba yabwiriza umuntu akaba yaririmba umuntu akaba yayobora ariko umugore akarara kwa kajwiga akarara yicayemo akarara abona akarara ku nkokora akarara ku nkonji bwacya mu gitondo umuntu akaza akaturirimbira akavuga ngo hashimwe izina rya Yesu watsinze satani ati muzamura amaboko umugore yamureba akavuga ngo yaba mwari muzi icyari amaboko akora ntabwo mwari kumwemerera kuyazamura nukuvuga ngo uyu muntu aracyarimo imirimo y'umwijima hanyuma yo kwambura imirimo y'umwijima aravuga ngo twambare intwaro z'umucyo ibintu bitatu byonyine intwaro z'umucyo icyambere intwaro z'umucyo ni ijambo ry'Imana
icya kabiri ni ibitekerezo byiza biboneye n'ingeso nziza dukomora muri Yesu Kristo kandi zishingiye ku ijambo ry'Imana. Kuko mbere y'uko igikorwa cyose kijya hagaragara gitangira ari igitekerezo. Iyo ari igitekerezo cyiza rero uba ufite intwaro y'umucyo, kubera ko iyo Satani azanye ikibi kirukanwa na wa mucyo ukurimo. Niyo mpamvu yavuze ngo mwambare intwaro z'umucyo. 13 ahantu niho nshaka kuvugaho ibintu bitari bikeya, hanyuma mvuge kwambara Yesu Kristo icyari cyo. Murabinyemereye? Safi. 13 tugendana ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Wala tugendana ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Ayi tugendana ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Umucyo avuga ni umucyo w'agakiza. Nubwo haba ari nijoro nta mashanyarazi, ariko muri twebwe tuba dufite umucyo. Ntabwo tugomba kwitwikira umwijima ngo dukore ibidakorwa cyangwa dukore bibi. Oya, kuko umucyo turimo ntabwo bitwemerera. Aravuga ngo mugendane ingeso nziza kabagendera mu mucyo. Nimwumve rero ibintu bivugwa aha ngaha. Icyambere, tutagira ibiganiro bibi. Kabiri, tudasinda. Gatatu, tudasambana. Kane, tudakora iby'isoni. Gatanu, tudatongana. Gatandatu, tutagira ishyari. Kangerageze gusobanura ibi bintu. Haleluya. Yavuze ngo tutagira ibiganiro bibi. Tutagira ibiganiro bibi. Ibiganiro bibi ni iki? Ni ibiganiro bisenya abandi, ni ibiganiro bisebya abandi, ni amagambo akomeretsa. Nibyo biganiro bibi. Ibiganiro bibi. Ibiganiro bibi. Tutagira ibiganiro bibi. Hala. Uriya umva tuganire. Umuntu aganira ikimurimo. Nta uganira ikitakurimo. Ndetse n'uwo muhuza urugwiro mu kuganira nuko muba muhuje ibibarimo. Ariko iyo mudahuje ibibarimo, iyo kuganiriza ati nyuma yahuye. Am I right? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Yavuze ngo tutagira ibiganiro. Imagine umuririmbyi wicara n'umuririmbyi mugenzi we, bagahera undi mugenzi wabo hasi bakamuvuga guhera ku kirenge bakageza ku mutwe, kandi bakamuvuga nabi, barangiza no kumuvuga nabi bakamujyana ku bandi. Ibyo nicyo bita ibiganiro bibi. Kuko uyu muntu mumwambitse isura mbi, abo mwabwiye niba mubona bazamubona muri ya sura. Nuvuga ngo kiriya kiganiro cyanyu ni ikiganiro kibi kuko gisenya. Nicyo bira yavuze ngo mutagira ibiganiro bibi. Kabiri, aravuga ngo tudasinda. Ubusinzi buvugwa hano ntabwo ari ubusinzi bw'inzoga. Oya, mwibuke ko nababwiye ngo abo yandikiye ni abakristo. Ntabwo yari kubabwira gusinda inzoga kandi barakijijwe. Niko tari kubabwira kandi ngo mureke gusinda kandi barakijijwe. Sino baba baraguye. Ariko kuko bataguye yari mwaganira nabo nk'abakristo. Yarambwiye ngo mudasinda. Gusinda ni iki? Gusinda ni ugutakaza icyerekezo kizima. Gusinda ni ugutakaza icyerekezo kiboneye. Kandi umuntu ashobora gusindishwa n'ibyiza nk'uko yasindishwa n'ibibi. Muri bimwe bidusindisha harimo inyigisho z'ibinyoma. Muri bimwe bidusindisha harimo ubuhanuzi bw'ibinyoma. Muri bimwe bidusindisha harimo amagambo twumva. Muri bimwe bidusindisha harimo uburyo twogezwa, uburyo bakogeza, bakavuga kuri mwiza, bakavuga ko ukomeye, uririmba neza. Iyo umuntu atarambara Yesu Kristo arasinda. Bamukomera amashyi kuko yaririmbye. Bamukomera amashyi kuko yaguze mixer keyboard 600. Bamukomera amashyi akabyimba. Akavuga ngo none ngo ntabaye muri Betelehemu ngo singiye uyifashe se. Wasinze. Wasinze kuko biragutesha icyerekezo kizima. Gusinda ni ugutakaza icyerekezo kizima. Gusinda ni ugutakaza icyerekezo kiboneye. Gusinda ni ugutakaza icyerekezo cy'agakiza. Niko gusinda yavuze.
aravuga ngo mudasinda 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 mudasinda. Umuntu ashobora gusindishwa n'ibihe ibihe murabyumva. Yarahoze mu gihe kigoranye kibi, Mana afasha igihe kikagera kigahinduka, Imana ikamufasha ikamuhindurira amateka nk'uko tubivuga, umuntu agasinda. Niba ari umugore niba ari umugabo agasinda, sigara gusuhuza akaguha imitwe y'intoki ko mza kugira ngo akwereke ko mutakiri mu rwego rumwe, akaza akareba uwashaka uwadashaka ntamurebe. Ubusinzi buba bwamufashe. Ariko iyo wambaye Yesu Kristo ibihe ntibigusindisha, ahubwo Kristo aguha guhagarara mu bihe ukabisohokana mu icyubahiro kandi ugahisha data icyubahiro. Ayi, haleluya. Umubwira aka kantu, amina. Ayi, Yesu mwami, Yesu Kristo mwana w'intama, haleluya. Iyo wambaye Yesu, ariko ndaza kubigiraho ikireka ngihini, nishimwa ko ngihini. Ikindi yaravuze ngo tudasambana. Hano hari ubusambanyi bw'uburyo butatu yababwiye. Ni ubusambanyi bwo gucana n'inyuma ku bashakanye, ni ubusambanyi bwo kuryamana n'uwo mutashakanye, ni ubusambanyi hagati y'umuhungu n'umukobwa batarashakana, ni ubusambanyi. Yarababwiye ngo ntimugasambane kuko imibiri yanyu ari ingingo za Yesu Kristo. Icya kabiri yavuze cy'ubusambanyi n'inyigisho z'ibinyoma. Aravuga ngo ntimukitabire kandi ntimugatega amatwi inyigisho z'ibinyoma kuko nabyo ni ubusambanyi. Bibiri bigereranya n'ubusambanyi. Icya gatatu yavuze ni ugusenga ibigirwamana. Aravuga ngo kuko mwamaze kumenya Kristo, kuko mwamaze kumenya Imana nyamana, nimureke gusenga ibigirwamana kuko iyo musenze ibigirwamana uba uhindutse umusambanyi. Niba ushaka kubimenya uzasome muri Yeremiya igice cya 3. Bibiri iravuga ngo Israheli we wasambanye n'ibiti n'amabuye. Mugira ngo kire cyo gusambana n'ibiti n'amabuye niki? Mu yandi magambo yaravuze ngo wasenze ibigirwamana by'amabuye usenga n'iby'ibiti. Aravuga ngo wubura amaso urebe ni mu yihe mpinga y'umusozi utaryamanye nabyo. Paulo arababwira ngo kuko mwamaze kumenya Kristo kandi mukambara umwami Yesu Kristo, nimureke ubusambanyi. Nimureke ubusambanyi. Ntimukongere gusenga ibigirwamana, ntimukongere kuraguza, ntimukongere guterekera, ahubwo mukomeze mwizere umwami Yesu Kristo. Haijalishi majira na nyakati, nubwo ibihe byahinduka, ariko ukomeze wizere Yesu Kristo. Ibihe ntibigatuma ukora ibidakorwa. Niba kuvuga wizere, nucuruza ugahomba wizere Kristo. Reka kujya gushakira Tanzania sumba wanga mu bapfumu, hapana. Ngo bamubenze kabiri gatatu mu mpande zose, ndavuga abakobwa n'abahungu, ngo none ngo arajya kwa mwamini ngo murebere. Mwamini arakurebera iki ko kongerera ibidashinga? Ariko nta kindi kizabishobora ibi byose nuko twemera kwambara umwami Yesu Kristo. Ikindi yababwiye, arababwira ngo tudakora iby'isoni nke. Tudakora iby'isoni? Iby'isoni nke ni iki? Ni imyitwarire idahwanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo ni imyitwarire ikurikiza irari ry'umubiri. Nibyo by'isoni nke. Imyitwarire yose idahwanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, ahubwo akaba ari imyitwarire ihaza irari ry'umubiri. Ndikumvikana? Ndikumvikana? Ndakunda kwiga nta kundi namusabye nemeye kwihangana no kutabyasasa. Amen. Tudakora iby'isoni nke. Reka mvuga aka kantu. Iyo umuntu akijijwe akaba umukristo, ntabwo ureka gukora ibintu runaka kugira ngo abantu batakugaya cyangwa ngo udasitaza runaka, ahubwo reka kubikora kuko ari bibi ugereranyije n'ijambo ry'Imana, kandi kugira ngo uheshe Kristo icyubahiro. Kandi ukavuga ngo Kristo ntashima ibi bintu, ukavuga ngo ibi Kristo ntabishima. Guhera ku magambo, inshuti, imyambarire, imibanire, uyirekeshwa no kubera urukundo rwa Kristo. Ntabwo uyirekeshwa nuko abantu bagushyizeho igitsure, ahubwo uyireka ku bwa Yesu Kristo. Nicyo yavuze ngo mudakora iby'isoni nke. Mudakora iby'isoni. Yes.
amen. Arababwira rero ngo tudasambana, nibyo nari ndangije gusobanura. Amen. Reka mvuga ibintu. Ikindi n'iby'isoni. Ikindi yavuze aravuga ngo tudatongana. Gutongana ni iki? Gutongana ni ubwumvikane buke. Ubwumvikane buke kubera impamvu runaka. Ni imibanire mibi. Nizo ntonganye. Cyagihe umugabo n'umugore umwe arareba iburasirazuba undi akareba iburengerazuba, aba batonganye. Gutongana si ngombwa ko abantu batungana intoki. Oya, mushobora no gutongana mucecetse. Umwe akarumagihwa undi akarumagihwa. Mugenzi wawe yazajya kubaza oye wano ukamubwira ngo uranshinzwe. Noneho kutashye bwije sheri byagenze biti? Ushinzwe umutekano wanjye. Ariko mbere hose yamubwiraga neza kandi umusobanurira ati ndarushye sheri, impamvu bana natinze nagize akazi kenshi. Hari igihe intonganya ziba bucece. Hari igihe ziba bucece. Noneho zikazagera ahantu zikaba ikirunga zikaruka zikabasitira. Ariko Pawulo arababwira ngo ikizabishobora rero kuko mwakijijwe kandi muri abantu bambaye umwami Yesu, ntimugatongane. Kuko wambaye umwami Yesu ntatongana. Ikindi arababwira ngo tutagira ishyari. Tutagira iki? Ishyari. Niba hari ikintu kibi kibaho ni ishyari. Ishyari ni iki? Ishyari ni imbamutima mbi zisunikira umuntu gutekereza cyangwa gukora ikibi kugira ngo yangize icyiza cya mugenzi we. Sinzi niba ashoboye kumvikana. Ni imbamutima mbi zisunikira umuntu gukora, kuvuga kugira ngo yangize icyiza cya mugenzi we. Kafata urugero. Umumama, umuhungu, umukobwa, umupapa ashobora kwambara neza tukabibona. Tukavuga ngo yambaye neza. Iyo umuntu afite ishyari arabibona ko yambaye neza. Ariko agahita avuga ngo sinjye wayimuguriye. Mwumvise akantu arambitsemo. Ariko nawe arabyemera ko yambaye neza. Reka mfate urugero rw'umwana da. Umwana wa runaka aratsinze. Umwe wa mbere wa kabiri. Bakavuga ati rwose umwana uko runaka agira ubwenge, batubasaba bikira bamwishyurira. Nsuko ari bamasi padiri umwishyurira. Cyangwa se ngo si kompansiyo umwishyurira. Iramaze. Ariko ubwenge na kompansiyo ntaho bihuriye. Ariko kuko uyu muntu afite ishyari agomba kugira kamugobeko. Arabi byose yavuze arangiza avuga noneho kuri 14. Nimurebe umurongo wa 14. Aravuga ngo ahubwo, iyo haje ijambo ahubwo ni ijambo rigaragaza gusimbura ibyari byavuzwe haruguru. Ahubwo kugira ngo ibi twavuze haruguru byose ibiganiro bibi, gusinda, gusambana, gukora iby'isoni nke, gutongana, ishyari n'ibindi byavuzwe, kugira ngo bitatuganza, kugira ngo bitadutegeka, ahubwo mwambara umwami Yesu. Nimwumve rero, nimwumve hanyuma mvuge kwambara umwami Yesu icyo ari cyo. Nshaka ndabivuga ndeke kubisobanura. Haleluya. Nimwumve rero, niwambara umwami Yesu, ishyari nirijya kuzamuka ntizabona aho rizamukira, kuko Kristo azari kubita hasi kandi amaherezo arivanemo. Ibiganiro bibi nibyenda kuza ntaho bizaca, kuko buwate y'imbere, stoke y'imbere irafunze, kandi nifungwa ibirimo Kristo azabividura yuzuzemo ibindi. Tuzongera kuganira bibi ahubwo uzaganira byiza, kuko Kristo niwe uzagusunika mu biganiro. Haleluya. Ndetse n'ibyo uzumva ntibizakugiraho impact, kuko nibyinjira mu gutwi bikagera mu mutima Kristo azabirejeta, Kristo azabijugunya hanze. Muzi impamvu rimwe na rimwe turyoherwa n'ibiganiro bibi runaka,
nuko ikiri muri uriya muntu gifite cyene wabo muri wowe, ariko iyo kidasanze cyene wabo muri wowe ntabwo wagirana amasaha abiri mu biganiro. Birirepusa, biratandukana, birabastinga kugira ngo ibiganiro bibi birangire. Nuko kwambara umwami Yesu. Amen. Kugira ngo amaso arebe neza, we kurebuzwa bitarebwa, we ibyo urebye bye kwangiza ubwonko bwawe. Ni ukwambara umwami Yesu. Ariko kureba ko tuzareba, kuko iyo dukijijwe Imana ntitwambura ubushobozi, turakomeza tukareba, turakomeza tukumva, turakomeza tugakora, turakomeza tukabwirwa. Ariko ibyo batubwira ntibizatugiraho ingaruka mbi, kuko Kristo twamaze kumwambara. Ahubwo nibyinjira bizasanga dufite ingabi dukingira. Amen. Kwambara umwami Yesu niki? Icyambere, kwambara umwami Yesu bivuga kwemera kuyoborwa, gutegekwa no guhindurwa n'umwami Yesu Kristo. Kwemera kuyoborwa, gutegekwa no guhindurwa n'umwami Yesu Kristo. Kuko twese twakiriye Kristo, ariko ntabwo ari twese twemeye guhindurwa nawe. Twese tuvuga ko dukunze Kristo, ariko ntabwo ari twese twemera gutegekwa nawe. Hari abemera gutegekwa nawe bari mu materaniro, ariko bagera hanze mu miryango ntibemere Kristo ko bategeka, bakavuga ngo ahangaha tuzabaga twifashe. Ariko bagera mu rusengero bakavuga ngo twahageze Mana we, twahageze Mana we. Ngwino utegeke Mana, ngwino utegeke Mana, tegeka Mana, tegeka Mana. Yesu nta kibazo agira, aragutegeka uri mu materaniro, ariko kuko hanze wamuheje n'ubundi arahita asigara. Ariko iyo twambaye umwami Yesu ni ukwemera kuyoborwa, gutegekwa no guhindurwa na Yesu Kristo ubuzima bwacu bwose. Icyo gihe imfatiro zo kubaho kwacu kose, imfatiro zo gutekereza, imfatiro z'imibanire mu muryango ni Yesu Kristo. Ukabana n'umugore wawe nk'umukristo, ukamukunda kuko uri umukristo, ntumukunde kuko yakubyariye abana. Ugakunda umugabo wawe atari uko ahembwa menshi, ukamukunda kuko uri umukristo. Ukavuga ngo kuko ndi umukristo mfite inshingano zo gukunda umugabo wanjye nk'umukristo. Simukunda kuko ampahira, simukunda kuko yampaye gusiga inzara, simukunda kuko yampaye gukora makeup, ndamukunda kuko ndi umukristo. Amen. Icyo gihe uba waremeye gutegekwa no kuyoborwa no guhindurwa na Yesu Kristo. Icya kabiri, kwambara umwami Yesu Kristo bisobanura kugendera mu mbaraga zo kwera no gukiranuka twahawe na Yesu Kristo. Kugendera mu mbaraga zo kwera no gukiranuka twahawe na Yesu Kristo. Iyo bivuga kugendera mu mbaraga zo kwera no gukiranuka twahawe na Yesu, bivuga position. Nicyo gihe bivuga urwego rero. Ngo tugomba kugendera mu rwego Kristo yadushizemo. Reka ntange urugero. Haleluya. Iyo umuhungu atarashaka kiri ingaragu cyangwa umukobwa, yitwara nk'umukobwa, undi akitwara nk'umuhungu. Ariko iyo yubatse, iyo ari umukobwa w'ubwenge, iyo ari umuhungu w'ubwenge, ntiyongera kwitwara nk'umukobwa utarubaka cyangwa umuhungu utarubaka, ahubwo yitwara akurikije urwego yagiyemo. Bitabaye ibyo urugo ararusenya ataraye kabiri mu buryo bworoshye. Niba ari umuhungu yaramenyereye kwiragira akicyura, hatuye Kicukiro, bwirageze hakurya hangaha kwa Nayizira akararayo, ugasanga imyenda imwe iri Bumbogo, iyindi iri Gahanga, iyindi mumbwira hano iri mu Gatsata, iyindi iri Buzinganjwi iri. Ariko iyo amaze kubaka agakomeza iyo myitwarire ararusenya, kuko uwo bubakanye ntashaka zagara. Nukuvuga ngo icyo gihe agendera mu rwego, agendera muri position yagezemo. Nukuvuga ngo kwera no gukiranuka ni urwego Imana yadushizemo tumaze gucungurwa. Tugomba gukora, tugomba gutekereza, tugomba kuvuga, tugomba kubana dukurikije urwo rwego. Haleluya. Mwese abicaye hamwarize ino uyu munsi bavuze bati runaka baye meya, niba yakundaga injugu ntazongera kurira injugu ku muhanda.
ariko se ntazikunda kuki atazirira ku muhanda ubumenye ntibumwemerera kuzirira ku muhanda nimwumve kwera no gukiranuka hari ibyo kutatwemerera tukabishyira ku ruhande kuko turi muri pozisiyo ariko ikibazo nuko abantu bashaka gusubira aho bahoze kandi hatariho umuntu bamushyize mu rwego ariko agashaka kwitwara bidahwanye na rwa rwego arimo ni umukobwa yarashatse yiswe madamu kandi nibyo ariko ahuye n'abakobwa bagenzi be arashaka ngo baryoshye ngo bageze saa yine za nijoro kuko bazigezaga atarubaka bakumva ntacyo bimutwaye uraryoshya mu biro ugeze saa yine za nijoro warubatse ufite urugo ufite inshingano zigutegereje dore ko muri weekend itaha bakitaba ikibazo kuko icyo gihe wananiwe kwigobotora bariya bagenzi bawe ariko kugira ngo ubereke ko mutakiri mu rwego rumwe ugomba kubigobotora saa 12:30 zagera kuvuga uti ngenda tashe mfite inshingano urwego ruragutegeka urwego Kristo yadushizemo rwo kwera no gukiranuka rudutegeka kwitwara bitandukanye n'ibyo abisi bashaka icya gatatu gisobanura kwambara umwami Yesu Kristo bivuga kwambara kamere y'Imana kwambara kamere y'Imana kandi iyi kamere y'Imana niyo iduha kwera imbuto z'umwuka wera ntabwo imbuto z'umwuka wera tuzisengera imbuto z'umwuka wera zirera ziva muri twe kuko ziva muri kamere y'Imana kandi kamere y'Imana twakiri iri muri Yesu Kristo icyanyuma cya kane kwambara umwami Yesu Kristo bisobanura kwambara intwaro zose z'umwuka cyangwa intwaro zose z'Imana iki gihe rero Kristo ahinduka umwenda w'intambara ahinduka umwenda w'iki igihe yari gukiranuka no kwera kwacu ni umwenda duhagarara imbere y'Imana tugashimwa ariko iyo ageze ku kwambara intwaro zose z'Imana ahinduka umwenda w'intambara haleluya nikubyumva cyane ahinduka umwenda w'iki iyo umusirikare agiye ku ntambara baramwambika afite uburyo yambara n'abagahita atambuka avuga ngo ndi ready ku ntambara aha ntabwo ari parade singiye kuryoshya ahubwo ngiye mu ntambara iyo turi mu ntambara twambara Yesu Kristo ntabwo tujyana imyenda yacu ahubwo tujyana umwenda witwa Yesu Kristo kambarekera Imana ibaho umugisha Imana ibane namwe umugoroba mwiza ijoro ryiza mugendere mu mbaraga zo kwambara Yesu Kristo 2022 mugendere mu mbaraga zo kwambara Yesu Kristo kuko biduhinyuza birahari intambara zirahari challenge zirahari ariko kizatuma tubicamo neza nuko tuzagenda twambaye Yesu Kristo ibisigaye Kristo nagaruka navuze impanda ari kubica tuzazamuke tujye kumusanganira nta soni dufite tudatinya tudakeba ahubwo tuzahagarara imbere ye twemye tuvuge ngo turi hano amen muhaguruke dusenge shimiye cyane twifurije amahoro y'Imana twifurije kubaho kw'Imana mwumve cyane mugendere mu kwambara Yesu Kristo igihe turimo iki gihe turimo iki kinyejana turimo kiradusaba kwambara Kristo isomo ryakomeza rikandireke ahubwo ngo ntabwo tumwambara tuje gusenga na Nyabugogo wagiye gucuruza kwa Mutangana wicara wambaye Yesu Kristo exactement uzi impamvu kuko hari abazakubwira nabi kandi mudaharanye agusindi none iyo wambaye Kristo ahita guhindukira ingabo wa mwamba kurashe ntabwo gukomeretse uramureba ugakubita ukigendera kuko wicaye kuri za ntoryi zawe na bya bitunguru byawe wambaye Yesu Kristo muri ofisi uzenguruka ukubitaha mashine hafi wifi hafi umuntu agahita aturumuka mu yindi biro ukumva cyo kuki nabi ariko uyu muntu ntidusangiye isibo ntidusangiye umudugudu ntidusangiye akagari ntidusangiye iyi ntabwo byukanye munani kuri yewe iyo wambaye Yesu Kristo siko bimeze akubitaho bigatanga
amen. Mbwira icyo ushaka mwami, umpa imbaraga nyinshi, ibigerageza, ndakwifuza mu bihe nk'ibi mwami. Mbwira icyo ushaka mwami, umva umwuka wera aganira nawe, avugana n'umutimanama wawe, avugana n'ibitekerezo byawe. Nawe ukingura umutima umubwire icyo wumva, icyo wemejwe n'ijambo ry'Imana ugikore, icyo wumva wemezwa n'umwuka wera ugikore, pozisiyo wumva wafata uyifate. Wakwicara, wahaguruka, wapfukama, wagendagenda, watega amaboko, watuza, ariko kingura umutima imbere y'Imana, ukingurira Imana umutima n'ibitekerezo byawe, hanyuma uyibwire icyo wumva wowe mu mutima wawe. Mwami Yesu, ndagushimiye kuri uyu mugoroba. Mwami Yesu, himbazwa kubw'itorero ryawe. Mwami Yesu, himbazwa kubw'ubwoko bwawe. Mwami Yesu, himbazwa kubwo kubaho kwawe. Mwami Yesu, himbazwa kubw'ijambo ryawe. Mwami Yesu, himbazwa kuri aha hantu. Mwami Yesu, himbazwa kukuri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Mwami Yesu, ndagushimiye ko waganiriye n'ubwoko bwawe, ugaruriye icyubahiro muri byose. Mana, komeze kuganira n'imitima y'aba bantu, kandi ndagushimiye ko buri wese waganiriye nawe mu rwego rwe, kandi ndagushimiye ko buri wese wamuhishuriye mu rwego rwe, kandi ndagushimiye ko umucyo w'ijambo ryawe wamurikiye buri wese. Ibyemezo bafashe basabiye imbaraga, ibyemezo bafashe basabiye ubuntu bwawe, kugira ngo bagendere muri izo mbaraga, kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo biyemeje gukora, kugira ngo bashyire mu bikorwa ibyo bemejwe n'ijambo ryawe. Nanjye mbasabiye imbaraga, nanjye mbasabiye ubwiza, nanjye mbasabiye icyubahiro, nanjye mbasabiye kugendera muri izo mbaraga, nanjye mbasabiye kwambara umwami Yesu Kristo. Kandi Yesu, ndagushimiye kubahindukiye ingabe bakingira, ndagushimiye kubahindukiye ingofero y'agakiza, ndagushimiye ko ari wowe cyuma gikingira igituza, kandi ndagushimiye kuko ari wowe ukomeza ibirenge byabo. Ndagushimiye ko bafurebye kandi ubahaye kwirinda ndetse no gukomera badatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Mbatuyeho umugisha w'amajyanamaza, mbatuyeho umugisha muri iki cyumweru, mbatuyeho umugisha ubonerwa mu ijambo ryawe. Mbasabiye umugisha ubonerwa mu ijambo ryawe nk'uko wabiganiriye
kuko bameye kuntega amatwi. Ubaho umugisha wawe, ubaho umugisha ubonerwa mu ijambo ryawe, ubaho umugisha ubonerwa mu gakiza, ubaho umugisha wo gushorera imizi mu ijambo ryawe, kandi bashorera imizi mu gakiza kugira ngo barushirizeho kwera imbuto zikwiriye bihannye, kandi bagendere mu butsinzi bw'agakiza. Ubwiza n'imbaraga, gushimwa no guhimbazwa n'ibyawe uhereye none ukageza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amashyi menshi cyane.